Ndabasuhuje mu wese mukurikirana Zeyipofo TV nyuma y'inkuru yasesekaye mu bakunzi b'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'inshuti n'abavandimwe z'uwahoze ari umuganga mu ikipe ya Rayon Sport waje kugira gutya akitaba Imana ari we Mugemana Charles. Uyu munsi nibwo habayeho umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma, n'umuhango wabanjirijwe no kujya kumusezeraho ndetse no kumusabira mu rusengero rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi hariya i Nyamirambo. Nyuma yaho ahita ajya gushyingurwa mu irimbi rya Rusororo. N'umuhango rero witabiriwe cyane cyane n'abayoboke b'idini ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi, inshuti n'abavandimwe babanaga mu ikipe ya Rayon Sport, n'abafana b'iyi kipe nabo bari baje ku bwinshi guherekeza uyu wabavuriraga abakinnyi, bigatuma abakinnyi bashobora kuba batanga umusaruro mwiza mu kibuga. Uyu yari amaze igihe kingana n'imyaka 30 ari umuganga mu ikipe ya Rayon Sport, ariko bikaba byaraje kurangira uburwayi tumye uyu nguyu yitaba Imana, bikaba byaraje kurangira apfuye nyuma y'igihe kinini cyari gishize arwaye. Abantu benshi rero bakaba barababajwe n'urupfu rwa Mugemana Charles. Uyu nguyu tubibutse ko ari na papa w'umuhanzi twamenye hano mu gihugu cy'u Rwanda ari we Kwinica. Muramubona ko hano yari ahari aherekeje umubyeyi we ndetse na murumuna wiwe, aho bari baherekeje papa wabo ubabyara. Aha rero hakaba hari n'abandi bagize umuryango wabo ndetse n'inshuti n'abavandimwe nabo baje guherekeza nyakwigendera Mugemana Charles. Ni umuhango rero wari witabiriwe cyane ndetse akaba yavuzweho ibintu byinshi bitandukanye yagiye akora, dore ko nubwo mu idini ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi yanaririmbaga muri korali ya hariya, ariko yarari no mu bajiya ngira ngo urababona ni nabo baje gutwara umurambo we igihe wari urimo ujyanwa mu irimbi rya Rusororo hariya mu karere ka Gasabo. Ni urupfu rero rwababaje abantu benshi ndetse abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakaba barakomeje kugaragaza agahinda n'umubabaro batewe no kuba umuntu w'umurigendi cyangwa se wari umaze igihe kinini ari muri ikipe avura abakinnyi b'iyi kipe ndetse ari n'umufana ukomeye, we n'umuryango we bakaba barafanaga ikipe ya Rayon Sport cyane kuva mu myaka myinshi yashize, bakaba bari barihebeye ikipe ikundwa na bose ariyo Rayon Sport hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko mwakoze kwana natwe, andi makuru ni mu mwanya muto uri imbere.